Hobe inshuti z'akadasohoka, hobe inshuti bakunzi bacu, hobe kandi inshuti bakunzi b'Ishusho TV. Nge rero ugutashya cyane ni ibisanzwe, nitwa Icumu ry'Ubucunzi rizira gucuka. Abacuzi bacuze umuheto wanjye si ubavana ubukombe nawe uramvuye imwurire mu nyana z'inyambo. Ndi w'abanyamahanga bakurikiye, nageraho itegere mu mpinga ibwanacyambwe, impembe nkazihuza ngakora mu mutana nk'abacumita icumu ry'indangagaciro na kirazira mu Rubavu. Nitwa Tuyisenge wakabandana ka Karake kankundi ingoma iwacu turabasinga, ndi n'umwuzukuru w'abacyaba. Muragira Imana, muragira ubugiri n'ubugingo, muracyagira amahoro n'amahore mu Rwanda. Nizere ko rero mumeze neza cyane. Nge rero ngarutse mu kiganiro intango kamwabahizi, imwe isomwaho n'umugabo. Tuyitereka bose ariko igasoma umugabo igasiba undi, kuko kuyisomaho ni ukubanza ukivuga, ukabanza ukavuga icyo wamariye u Rwanda. Ndagira ngo mbabwire ko rero rwose twinjiye mu kiganiro intango cyo kuri uyu munsi. Turi ku itariki rwose ya gatatu, ukwezi kwa Gashyantare rero, ariko ejo bundi aha ku itariki ya mbere twizihizaga intwari, kuko mu Rwanda ubutwari ni ikintu kirambye kandi ni ikintu kitari icy'ubu gusa, si icy'ejo si n'icy'ejo bundi. Abanyarwanda twamye turi intwari kandi tuzakomeza n'ubutwari bwacu. Twazirikanaga rero intwari z'u Rwanda, intwari zitangiye u Rwanda. Twarataramye mu buryo bugiye butandukanye, ariko rero munyemerere nkubite mbangura uyu munsi. Nabatumiriyeho rwose umuhanga cyane, Inkotanyi. Ni umuhungu, iyo umubonye ko kubona ko ari inkotanyi, yewe yaba mu bizigira, yaba mu mabega, yaba muki, byaramuhamye. Usibye wenda ibijyanye n'ijisho rye nibyo tuza kwigaho, ubwaza kuba ageze hano ndamubwira mu kanya. Ariko ejo bundi aha twihuta, reka mpere mu makuru aba arimo kugenda avugwa cyane mu bijyanye n'umuco. Ku itariki ya 31 ukwezi kwa Mutarama, ni ibisanzwe byabaye nka misa ya mbere, habaho inkera, habaho igitaramo rwose gitumirwamo ingeri zitandukanye z'abahanzi, bakaza rwose bakizihiza ubutwari, bagasubira mu butwari bw'Abanyarwanda, bakanataramira intwari. Ami Jazz Band rero muri icyo gitaramo rwose yari yabukereye, abarimo Esther Nifasha, mushiki w'umukirigitananga Munyakazi Deo, nawe mwarabonye ko yamusigariyeho neza rwose, arakirigitananga, ukabona ko ni ibintu rwose byo mu muryango. Munyemerere mbanze mbereke inshamake z'icyo gitaramo, ndagaruka mu kanya kuko umutumirwa nawe yamaze kugera hano. Ntujye kure, komeza ukurikira Ishusho. Ni kuri chaîne y'109 n'iya 420 kuri Star Times, cyangwa ukadukurikira iciye kuri wa#Ishusho TV /online. Mureke mbereke inshamake z'igitaramo gisingiza intwari, ubundi turagaruka mu kanya.
abibonye rero uko igitaramo cyo gusingiza intwari cyagenze, ni igitaramo rero kiza cyane hariya muri ka Kigali. Abahungu mwabibonye ba Senderi ntasaza, Senderi ntahinduka, Senderi ni wa wundi mwabonye ko ajya ku rubyiniro ati twicaranye, akajya mu ndirimbo ze nziza cyane zisingiza ubutwari, kuko ntago avuga ibyo atabayemo. Inkotanyi yazibayemo arazizi, ibyo aririmba rero ni ibintu yabayemo, si ibyo ashakisha. Barakoze cyane rero, yaba ba Ami Jazz Band, yaba Senderi, yaba ba Rinsano, yaba Esther Nifasha n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bafashije abanyarwanda kubinjiza neza mu munsi w'intwari nyirizina. Iyo mvuga intwari rero n'ubundi iteka twibanda ku ntwari. Ejo kubakurikiye ikiganiro Roundabout ku munsi wo kuwa kane, ku munsi wo kuwa kane rwose mwabonye ko hari icyegeranyo gitandukanye nari nabakoreye, ariko turaza n'ubundi kuza kucyumva hano mu ntango. Ariko nahoze mbabwira ko dufite umushyitsi kandi w'imena, tumwakire rero. Abanyarwanda sindi bukuvuga, gerageza ibyo ushoboye bakumenye. Icyampa imbyeyi yujuje nayo nkayibagabira, kikampa abana b'ibisage bagakura bitwa inkotanyi, nanjye nzaba intwari ndi ishami ry'inkotanyi. Mwarakoze 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 nkotanyi, kubwo gukunda igihugu mwabohoye abanyarwanda. Abanyarwanda rero mwamwumvise, yitwa Nyirinkindi, inkindi y'inkera. Ni inkindi rero bakenyera bagakomeza, kandi ngo iyo bayikenyeye mu nkera uruba rwabaye. Ubwo rero nabwo twagutumiye mu ntango uruba rwabaye, nubwo ntayo wateretse iri nyuma ahangaha, ariko wowe none se urashaka kuyisomeraho hano? Iri irabogaboga, byajyaga kuba akarusha, ariko nyine reka tubise ko uko byogoshe. Ndasaba databuja bankure imbere iki kinyazi, ikimeza wa mugani wa mugani banzanira ikibindi we. Ubwo ababishinzwe, ubwo n'abaderine baradukurikira barabizi. Muzatuzanire intango nyabuneka tuyikure hari inyuma, naho ari izahagume yego n'umurimbo bayishyire hano. Aricyo byakwica wa mugani wa muhungu amahitamo niwo mwanzuro. Yitwa rero Nyirinkindi, niwe tugiye gutaramana kuri uyu munsi mwiza. Twebwe turacyari mu butwari iwacu, ni igitaramo kimara iminsi, by'umwihariko hano ku ishusho mu ntango nyine. Byakabaye wa mugani iyo ntango tukajya tuyitereka intwari buri munsi. Hanyuma rero Nyirinkindi, karame uti icyampa abana imbyeyi yujuje ni iki? Ndashaka tugende gake gake. Imbyeyi yujuje ni iyihe? Ni inka ibyaye imbyaro zigera muri 12. Imbyaro akenshi wasangaga ziriya nka z'amahembe yo yarabaga yarateze n'ingori, yagiraga ingori ku mahembe. Iyo niyo mbyeyi yujuje. Ubwo navugaga rero imbyeyi yujuje n'izayo nkabigabira inkotanyi. Kubera iki inkotanyi wazigabira imbyeyi yujuje? Turi kugenda gake kugira ngo umwana udukurikiye n'abandi batabizi. Inkotanyi ni igisobanuro cy'ubuzima ku banyarwanda benshi, kubera ko ngira ngo uretse nanjye abakuru barabizi cyane, bazi amateka y'igihugu, bazi aho zakuye u Rwanda, bazi aho zirugejeje. Ni ukuri nta cyiza kitabaganaho, icyiza cyose baragikwiye. Uti icyiza cyose baragikwiye, uti imbyeyi yujuje abanyarwanda mumaze kuyisobanukirwa. Ni inka nibura iba imaze kubyara imbyaro zigera kuri 12. Atuwampa imbyeyi yujuje n'abana b'ibisage n'iyayo n'izayo n'abana b'ibisage. Hanyuma
nkabigabira inkotanyi. ukabigabira inkotanyi. Imbyeyi nayigabira inkotanyi, abana b'ibisage bagakurana ishyaka nyine bagakura bitwa inkotanyi. Iyi ndirimbo ko ikomeye. Iransumba. Iransumba uragenda mugufi. Ndashaka ko abantu bayisobanukirwa. Abana b'ibisage bo urumva umwana ukibyiruka wese niko nabyita, waba wifuza ko agira ishyaka ry'umutima wo gukunda igihugu nk'uko inkotanyi zakunze u Rwanda. Ikindi gitero kivuga ngo iki harya? Ntacyo mfite nabaha kirenze kubashimira. Imana itanga umugisha igihora ubagabira. Banyarwanda murumva ko Nyirinkindi yiyiziye. Wenda n'igihe kiraza kugera tumuhe umwanya iyo ndirimbo, wenda bitewe n'uko umuhogo umeze. Ibintu muri iyi minsi bisigaye byarahindutse, igihe uhura n'umuntu ukagira ngo waba ukuri rangiranye umuhogo ntawe nkigira, usigaye wundusha. Oya uba aka kanya umpaye inkoni y'ubushumba. Aya saba niyo bushumbara ntabwo nayiguha nanone, naba nyerekuye kare. None se ubwo niba nkurusha ubwo urugo ntirwaba rubaye. Hanyuma rero Nyirinkindi, abadukurikiye niwe waririmbye iriya ndirimbo mwese mukunda, mwarakoze inkotanyi. Ifite n'izindi ndirimbo nziza, ngewe ndaza kumwigomba ndamusanga ebyiri, wa mugani muhogo we yawugendanye. Ikibazo nakibabwiye kareke, ariko urabona ko twashatse twegetseho kugira ngo hataza kugira ngo n'iterabwoba. Hataza kugira ngo hataza kubamo iterabwoba wa mugani. Banyarwanda rero biraza kuba bimeze neza, biraza kuba biryoshye. Nyirinkindi mu kanya ndaza tunagaruke, hari ingingo turi bugende tuganiraho, ariko mbere yuko tugenda ndagira ngo abanze Nyirinkindi ubundi ibwira abanyarwanda ni muntu ki Nyirinkindi, hanyuma mu minota nk'ibiri unatubwire uko byagenze nyine kugira ngo iriya ndirimbo uyihimbe. warihe? Nyirinkindi ni umusore w'umuhanzi nyarwanda ukora ubuhanzi bushingiye ku muco nyarwanda ahanini, kuko ahajyanye n'amahanga byarangoye, nisanze umuhogo waho ntawo mfite. Nshima rero aho nishyikira. Ku bijyanye n'iriya ndirimbo mwarakoze inkotanyi, ni indirimbo navuga ko ntabwo yangoye kuyandika kuko navugaga ibigwi biriho, kimwe n'izindi ndenda ziri imbere zigiye kuza. Ariko mu by'ukuri inkotanyi ni igisobanuro cy'ubuzima ku banyarwanda benshi, nanjye ndi muri abo rero bagiriwe amahirwe yo gutabarwa n'inkotanyi mu buzima bwanjye. Nta kindi nari mfite nabaha. Umuntu umwe niwe wavuze ngo gushima ni ngombwa mu buzima, ubuntu bwari umurengero buze gushima burashira. Nta cyari rero gutuma nanjye ntashima, ni muri urwo rwego nisanze ndi kuririmbira ya ndirimbo. Ni muri urwo rwego yisanze arimo kuririmba indirimbo nziza nk'iriya. Munyemerere rero tubanze n'ubundi twinjire mu butwari, dukomeze. Nyirinkindi turaza kugaruka noneho twinjira neza nyirizina muri mwarakoze inkotanyi, kuko n'indirimbo banyarwanda wenda si ugukabya, ariko naho nanakabya n'uburenganzira bwanjye. Ni indirimbo wumva uko yanditse, ni indirimbo wumva uko iririmbitse, ukumva koko ari indirimbo yavuye ku muntu ushima, yavuye ku mutima ushaka. Ntabwo ari indirimbo, ntabwo ari ubuhanzi. Buriya si ubuhanzi, ni amarangamutima cyane. Harimo ibintu bya nyabyo, kuko twese ntawe udashimira inkotanyi. Imbamutima, icyampa abana b'ibisage, ngo icyampa imbyeyi yujuje, maze ngo nkayiha inkotanyi sha. Banyarwanda rero icyo inkotanyi zidusaba, uzihaye imbyeyi nibyo ni byiza, ariko imbyeyi zo inkotanyi nizo dufite, nibo baziduhaye. Icyo rero tubagomba, icyo tubaha, tubahe izo mbyeyi, tubaha abo bana b'ibisage, ariko byibura igihango cya mbere dusigasire ibyagezweho, urukundo rw'igihugu. Kuko inkotanyi
inka zifite inka nyinshi cyane. n'izo dutunga nibo baduhaye iz'umuriro. Urumva inka y'umuriro urayizi? Uranyunganira. Inka y'umuriro ndabivuze numva nkoresheje ubuvanganzo buremereye. Inka y'umuriro banyarwanda ni inka ubundi akenshi ni inka baguha uheraho gutunga, cyane cyane ni inka bahaga abasizi cyane. Umva ko ndi muri abo ngabo bagabiwe. Ni ukuvuga ngo umenye ko nyiri nkindi afite inka nyinshi, ndabivuga nko mu gisigo, ukajya kumutura igisigo, wagiye mu mabango acutsa, baravuga ati nyagasani rero munyihere n'inka y'umuriro, nanjye wenda nzahereho mbirahira mbitaba databuja. Ko ni ukuri. Umuntu akaba aguhaye inka ukayiheraho utunga, niyo rero bita inka y'umuriro. Munyemerere tubanze twinjire mu butwari. Hari icyegeranyo nabakoreye ku mateka n'ubuzima bwa Lt Major General Fred Gisa Rwigema, byinshi ku buzima bwe, amateka yaranze ubuzima bw'intwari y'Imanzi, imwe mu ntwari zatangije urugamba rwo kubohora u Rwanda, akaba ari nawe washinze umuryango FPR Inkotanyi, niwe fonda. Niwe washinze FPR Inkotanyi. Munyemerere rero nabakoreye icyegeranyo cy'iminota 10 ku mateka y'ubuzima bwa Major General Fred Gisa Rwigema. Munyemerere tugikurikire, turagaruka mu kanya dukomezanya na Nyirinkindi. Umunsi mwiza w'intwari kuri twese. Tariki ya mbere Gashyantare ya buri mwaka mu Rwanda hizizwa umunsi w'intwari, aho hibuka intwari zitangiye u Rwanda. Kuba intwari byakabaye bya buri wese, ariko ni ikigero kigerwaho habanje kugiharanira, ndetse cyane binyuze mu bikorwa. Intwari zibukwa mu rwego rwo guhabwa icyubahiro, ndetse hagamijwe no gutera ishyaka abakiri bato. Gashyantare tariki ya mbere ni umunsi buri mwaka u Rwanda rwahariye abakoze ibikorwa by'indashyikirwa, n'igihe hakorwa ibiganiro bigaruka ku mateka yaranze izi ntwari ndetse zikanahabwa icyubahiro. Hambere u Rwanda rwahoze ruzirikana intwari, nkaho wabaga yishe ababisha 7 yambikwaga impeta yitwa umudende, uwishe 14 akambikwa impotore, hanyuma uwishe guhera kuri 21 agacanirwa uruti. Ni umurage w'u Rwanda kuva hambere. Muri ibi bihe intwari z'u Rwanda zigabanyije mu byiciro bitatu, ari byo Imanzi, Imena n'Ingenzi. Uyu munsi ndibanda cyane ku ntwari z'Imanzi, ariko nitse cyane kuri Major General Fred Gisa Rwigema. Urwego rw'intwari z'Imanzi ni urwego rurimo intwari zitakiriho, urugero nk'ingabo itazwi izina, Soldat Inconnu mu ndimi z'amahanga. Ingabo itazwi izina yatoranyijwe mu zindi ngabo zemeye guhara ubuzima bwazo kandi zitabashije kumenyekana ku buryo bwihariye. Ingabo itazwi izina ihagarariye ingabo zose z'u Rwanda zaguye ku rugamba cyangwa zashoboraga kurugwaho mu gihe cyahise, icy'ubu ngubu n'ikizaza zirwanira igihugu. Imva y'ingabo itazwi izina ni ikimenyetso cyo guha icyubahiro gihebuje abana b'u Rwanda bitanze baharanira ubusugire bwacyo. Major General Fred Gisa Rwigema ni mwene Kimonyo Anastase na Gatarina Mukandirima. Yavutse tariki ya 10 Mata 1957, avukira mu Kiranze muri komine Musambira, mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama mu Nduga ngari ya Gisari na Kibanda, ubu ni mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi. Fred Gisa Rwigema ni umucyaba w'umubogo, bakomoka kuri Kibogo. Amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Emmanuel Gisa. Major General Fred Gisa Rwigema nyuma y'impinduramatwara y'1959 mu 1960, Rwigema n'umuryango we bahungiye mu gihugu cy'Ubugande, baba mu nkambi impunzi ya Nshungerezi ho mu Nkole. Amaze gusoza amashuri yisumbuye mu 1976 mu ishuri rya Mbarara High School, yagiye mu gihugu cya Tanzania yinjira mu mutwe wa Fronosa, Front for National Salvation cyangwa Front National, umutwe w'inyeshyamba wari uyobowe na Yoweri Museveni. Umuvandimwe w'inshuti ye y'amagara izwi ku izina ry'ukuri rya Caleb Akandwanaho, tuzi nka Salim Saleh.
aha ni naho yahinduriye amazina yitwa Fred Rwigema nyuma yo guhurira na Museveni Nairobi muri Kenya. Nyuma kandi Rwigema yerekeje muri Mozambique yiyunga n'umutwe wa Frelimo, umutwe w'inyeshyamba zaharaniraga ubwigenge bw'iki gihugu cyigoboturaga ingobyi y'abakoloni b'abanyaportugali. Mu 1979 yinjiye muri Uganda National Liberation Army maze bafatanyije na Tanzanian Armed Force muri Mata 1979 bafata Kampala maze bohereza Idi Amin Dada umunyagitugu mu buhungiro, aha Rwigema yarayoboye Mondlane 4th Infantry Column. Nyuma Rwigema yerekeje muri National Resistance Army ya Yoweri Museveni maze barwana intambara bise Ugandan Bush War yo gukuraho umunyagitugu Milton Obote. Aha niho Rwigema yahuriye bwa mbere na bamwe mu bari kuzaba abayobozi b'ejo hazaza ba RPF aribo Paul Kagame, James Kabarebe n'abandi. Nyuma y'uko NRA National Resistance Army ifashe igihugu, Rwigema yahise agirwa minisitiri wungirije w'ingabo maze anasabwa kwinjiza abasore barangije amashuri mu gisirikare, maze abanyarwanda baboneraho kwinjira ku bwinshi, ari nako bahakorera imyitozo yo kuzabohora urwabo. Rwigema aho batinya cyangwa abasirikare bagenzi be bari barahaye akabyiniro ka James Bond rudatinya gutabara, yagize u Rwanda agendana agira n'urumugendamo, maze mu 1985 abona bidakwiriye ko bazahera ishyanga maze ashinga Rwanda Patriotic Front RPF n'umutwe w'ingabo wa RPA Rwanda Patriotic Army ariyo yabaye inkotanyi zo kurukotanira. Kwa 20 Kamena 1987 Rwigema yashakanye na Jeannette Urujeni, babyarana abana babiri aribo Gisa Junior Rugamba ndetse na Teta Gisa. Mu bwana bwa Rwigema yakundaga kwibaza icyatumye bava iwabo mu Rwanda n'icyabuze kugira ngo basubireyo. Yakundaga gusoma ibitabo by'abaharaniye kubohora ibihugu byabo nka Kwame Nkrumah, Fidel Castro, Mao Tse-tung n'abandi. Major General Fred Rwigema yagiye agira imyanya ikomeye muri National Resistance Army nko kuba uwungirije umugaba mukuru w'ingabo Deputy Army Commander, Minisitiri wungirije w'ingabo Deputy Minister for Defense n'umugaba mukuru w'imirwano Overall Operation Commander. Muri iyi mirwano yose yo mu mahanga, Fred Rwigema yari umusirikare nyakuri w'intangarugero mu mikorere n'imyifatire. Kugira ikinyabupfura no kubahiriza amategeko byaramurangaga, ariko muri byose yahozaga u Rwanda ku mutima, adahwema kuvuga ko kubohora u Rwanda ari ngombwa. Fred Rwigema yaranzwe n'ubupfura n'ubuhanga, kuba umunyakuri, kureba kure, kandi yarazi kwihangana, yubahaga bose, ategekesha urugero, akunda umuco wa Kinyarwanda n'imikino, ndetse yabaye n'umuhuza w'abantu. Yabaye urugero rwo kwitanga no gukunda igihugu bihebuje. Major General Fred Gisa Rwigema aho yabaye hose yarwanyije akarengane, arwanya ikibi, atitaye ku ngaruka byamugiraho. Yarazi ubukana bw'intambara ariko ntiyatinya kuyobora, yari iruhije kurusha izindi, ari nayo yo kubohora u Rwanda. Tariki ya mbere Ukwakira 1990, abahungu bari bambaye bikwije, bagwije amabega, ahagana ku isaa 8:30 z'amanywa, abana b'u Rwanda barangajwe imbere na Rwigema aho batinya, binjiriye Kagitumba mu macumu meza y'injunga no mu miheto myiza yananiye abaswa, imwe babanganye impambara mu ngabo nziza z'isuri, bose ari umutwe w'inganzo nziza z'abatanyuranya, bagenzwa no kugarura amahoro u Rwanda, buri wese agatunganirwa ariko ari iwabo. Urugamba rw'icyo gicamunsi rwacyuye ubuhoro, maze ku ya 2 Ukwakira 1990 Kagitumba ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba ku musozi wa Nyabwishongwezi, ubutaka butagira ubwoba bumira bungura amaraso y'intwari. Umugongo w'ingabo uguduka zumva, maze ku myaka 33 y'amavuko gusa wari ku mukondo w'inkotanyi, ataha atyo isasu rimwabuhoranyije uruhanga.
maze Rwigema Fred agwa ku rugamba yari amaze gutangiza rwo kubohora u Rwanda. Iri banga ryabitswe mu nda igihe kirenga ukwezi ngo ridaca igikuba mu ngabo. Izi ngabo zo si uguhatana, ababisha bazumva imbaraga. Rwigema ati tugomba gukora ibishoboka byose abanyarwanda bakava mu buhunzi n'akarengane barimo, kabone n'ubwo bamwe muri twe twaba tutakiriho. Aya ni amwe mu magambo yari amuraje ishinga. Uwifuzaga kwandika igitabo ngo azabeho iteka Rwigema Fred, nk'uko yabitangarije umunyamakuru Ogen Kevin Olilo, umunyamakuru w'ikinyamakuru Weekly Topic mu 1989, ubu ni intwari y'imanzi, ariho iteka mu mitima ya bene u Rwanda. Icyo atanditse mu nyandiko kitwanditse ku mitima, niyo mpamvu tumuzirikana iteka. Ese ko uyu mwene Kimonyo yaraye Rwantambi ngo urwe rusugire, akanihamiriza ko urugamba rugomba ibitambo kandi akemera gutabara intambara itarahogora, nibura mu kiragano cyacu tuzibaruka izindi ntwari nkawe. Unkunda nkundira u Rwanda, unyubaha anyubahira umurage. Ayo ni amagambo ampora ibwonko. Kuba intwari bisaba kubikorera. Ni mucyo twese bene u Rwanda ubutwari tubugira intero, maze imyaka na Nyagashyike u Rwanda ruzarambana ubusugire. Ni intwari y'ibihe n'ibihe, ni umugabo uhamye, ni inkotanyi y'amarere, uwitabiriye intambara nta gishyika. Ibi ni bimwe muri byinshi nabateguriye ku buzima bwa Lt Major General Fred Gisa Rwigema. Iyi ni Ishusho TV, njye nitwa Tuyisenge. Mugire umunsi mwiza w'intwari. Mwabyumvise rero byinshi nabateguriye kuri Lt Major General Fred Gisa Rwigema, umwe mu ntwari z'imanzi. Icyiciro cy'intwari z'imanzi kirimo abantu babiri gusa. Harimo Lt Major General Fred Gisa, harimo kandi n'umusirikare utazwi, soldat inconnu mu ndimi z'amahanga. Umusirikare utazwi rero ahagarariye abana bose b'u Rwanda baguye ku rugamba cyangwa bendaga no kugwa ku rugamba, barimo guharanira ubusugire bw'u Rwanda. Kuko kugira ngo u Rwanda rwibohore, kugira ngo u Rwanda rugere aha, hari ababiburiyemo ubuzima, hari ababiburiyemo ibice byabo by'umubiri n'ibindi byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu rero muri icyo cyiciro cy'intwari z'imanzi harimo n'intwari n'ingabo itazwi, umusirikare utazwi. Rero ni byinshi rero mwamwumvise. Ariko nasoje iki cyegeranyo nibaza ngo nibura mu myaka iri imbere ko ba Rwigema n'ubundi bari urubyiruko, nibyo babuze ubuzima bwabo kubera gukunda igihugu. Koko mu kiragano turimo tuzabona intwari nka ba Fred. Nicyo rero n'ubundi natumiriye Nyirinkindi ngo tuganire, kuko ubutwari ni inzira ndende, ni wo mutwe twahaye ibi ngibi. Ariko ikibazo kiribaza ngo mu myaka iri imbere tuzabona intwari nka ba Rwigema. Biragoye ariko birashoboka. Nemera ko intwari baba bakoze akazi katoroshye, ariko nizera ko tugendeye ku murongo mwiza, ndivuze mu kinyarwanda cyiza, umwe niwe avuze ngo twonse amashereka meza. Ni ukuri mpamya neza ko ubutwari bukomeye ni ukurinda ubumwe bw'abanyarwanda, ni ukurinda ubusugire bw'igihugu, kandi mpamya neza yuko igihugu nk'uko Rwakirenga yigeze kubivuga, yaravuze ngo amateka yandikishijwe amaraso ntabwo yasibwa n'ikaramu. Mpamya rero mu by'ukuri yuko nta cyatuma intwari zitabaho, zigomba guhoraho, ariko ntabwo ari ibya buri wese. Nizera rero ntashidikanya yuko intwari zizahoraho. Uti intwari zizahoraho. Ndagira ngo ngusabe turirimbire Mwarakoze. Abasore b'umutima, abakobwa b'umutima, bamuze b'umutima, bakadogo b'umutima, izo ntwari z'inkotanyi zabohoye abanyarwanda.
mwarakoze 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 nkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabohoye abanyarwanda. U Rwanda rwari rwugarijwe n'amacakubiri rwugurujwe izina rimwe ndi umunyarwanda. Mwarakoze 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 nkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabohoye abanyarwanda. Mwahagaritse jenoside amahanga arebera mwunze abanyarwanda muhinga abanyarwanda. Mwarakoze 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 nkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabohoye abanyarwanda. Subwo ntiyabaye nta kindi gitero ifite ibitero byinshi niba komeza magaza mu mpinga ya Gabiro ku bigabiro bya Mutara njya ku ijuru rya Kamonyi ndeba neza u Rwanda ibamburwa Gasabo amahoro arahinda. Mwarakoze 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 nkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabohoye abanyarwanda. Imbaraga z'umutima zunze abanyarwanda urukundo n'amahoro nibyo byibera i Rwanda. Mwarakoze 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 nkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabohoye abanyarwanda. Erega banga u Rwanda Imana izabibabaza twiyubakira u Rwanda bana b'abanyarwanda. Mwarakoze 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 nkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabohoye abanyarwanda. Murakaramba ntwari mwenge nzahora mbaririmba mwarukuye ahaga none u Rwanda n'ubukombe. Mwarakoze 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 nkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabohoye abanyarwanda. Nyirinki Karame niwo nshotoye niwo bizanye ariko iyi ndirimbo nagusubiriramo ko watanze umusanzu wawe. Murakoze nizo mbaraga nari mfite kabone naho noneho wanavuna umugara ni nkaca umugara w'iburyo harya n'uburyo n'ibumoso ntaho nenda kujya urabugiye nzagusangayo. oya kabone naho ubu noneho ngaho waca umugara ni ukuri kw'Imana twakwibukira kuri oya wagiye ukora ni gake ubundi njya mbibwira abahanzi ko nanjye ndi umuhanzi ariko ubuhanzi bwawe n'abanyarwanda wanga amazimwe abantu bahabona ubuhanzi bwawe wawihaye umurongo ku buryo ushobora kutagenda hanze aha ngo bakumenye cyane ariko ibikorwa byawe barabizi. ariko nibyo uru rugero rwiza rw'umuhanzi kuko bazi ibikorwa byawe batakuzi. ariko nibyo byiza iyo ubutumwa mugani bwa rusi ntumwa ubundi biba byabaye bibi nibyo byiza oya ndako biba iyo ahubwo iyi ntumwa yarusi ubutumwa nibyo bibi kurusha nibyo bibi ariko iryo teka ryaraciwe ni umwami w'u Rwanda ndatekereza ko ari Cyilima Rujugira yavuze ko ubutumwa buruta intumwa yego kandi intumwa ntiyicwa irarabirwa. Ariko urumva ubuhanzi burya ni inzira nziza yo gutanga igitekerezo cyawe. Noneho icyiza kibamo ubuhanzi indirimbo n'ibisigura bizi kigera naho utagera. oya nkubeye njyewe nta abanyarwanda ntibanzi mu buhanzi nanjye ntabwo banzi ariko njyewe bazi ibikorwa byanjye. Sinakeneye ko nzajya nyura hariya hanze ngo bandamye ariko njyewe nshimishwa n'iyo mbonye umwana muto yanyandikiye reka abanyarwanda mbahe n'ubuhamya. njyewe ubundi ntangira gukora ibijyanye n'ubusizi nk'umwuga nari mfite inzozi ko bazanyiga mu ishuri. nari mfite inzozi ko bazajya biga nyine ibyo nanditse. mu minsi yashize abana baranyoherereza ibizamini barambwira ngo mu kizamini ngo batubajije umuvugo wawe. ndababaza ntuwuhe bageze ku nzozi zawe ubwo oya sindabigeraho nabazaga ntabwo ari umwanzuro ujye ubaza witonze. ndangije nsanga n'uwo bize ni umwe mu mivugo ntanafata nk'aho nayihimbye
nkomeje yego bizi intiti intiti ni urundi rwego ngewe ko intiti nayikoze mu rwego rwo gutebya rw'ubuse intiti neza ni abanyabwenge nyine urumva bagomba kubyiga kandi ntabwo nayiga kuko urumva ubwanjye urumva woza ubwenge ubwanjye buraringaniye uzi ubwenge buke urumva rero kiza nuko nzi kubukoresha uragutunze maco y'inda urumva icyo rero nicyo nifuriza buri muhanzi ko ibihangano bye byatanga umusanzu aho kugira ngo waremere ngewe nta na gahunda mfite barambwiraga abantu b'inshuti ngo ubwo se ngo wazagiye kubaza ngo babyiga ngo kandi nta mafaranga baguhana mwakata ngeze nkorera amafaranga iyo ndi kubyandika se mba narasezeranye nandi uzaza kubigura nta n'impamvu ariko buriya erega iki ni igihugu sibyo n'abantu mudukurikiye none se hako wishyuza iwanyu ubu se u Rwanda runyishyuje ko ndyama ngasinzira ko nta kibazo nicara ahantu wowe wabona icyo wishyura ikibazo cyaba ari ukuba ufite icyo utanga ntugitange njye nicyo birashoboka ko waba uri kugitanga ariko ugize amahirwe yo kubona uko ugitanga njye nicyo mpa agaciro cyane njye rero nicyo n'ubundi niyo ngingo turiho twibazaga koko twavuga tuti ubutwari ni urugendo rw'igihe kirekire biheraho hose rero cyane tugomba kubanza tugafata igihugu nk'ingobyi duhetse sibyo icubanganye natwe twacubangana tukabanza tugafata igihugu nk'aho tuvoma u Rwanda ni umubyeyi tukaba abana tukaba abana nta mwana rero utarwanira ishyaka uwamubyaye none ntawe ubaho habaho nta n'umubyeyi utarwanira ishyaka umwana we ariko tuvuge nk'urugero ujya ubona nka kwa kundi nabibonye mu rwenya uguriza nk'umubyeyi amafaranga watinyuka se gusubira kumwishyuza ahubwo nibaza ni gute uyamuguriza hari abantu icyo nakabaye nibaza umuguriza ute ko atari byo ntumva ntabwo mbyumva nicyo kidasobanutse uburyo ushobora kuguriza umubyeyi umubyeyi ntabwo umuguriza ubundi nibyo bavuze ngo irindi bakabiri hari ndinda dawe na ndinda mwana wanjye niba rero umubyeyi yarakoze iryo shyaka ryo kugira ngo mu gihe akurinda akakurinda rwose ukambakamba akagutambutsa ugakura niba ageze kuri cya gihe cy'imvi zaba y'uruyenzi ukabona atangiye kwicumba akabando kubera ko intege z'ubusaza zaje ntabwo ukwiye kumuguriza ahubwo kuba utakamurwanira ishyaka ngo icyo akeneye akibone nicyo gisebo kuri wowe nabwo ni ubutwari rero twavuze ko ubutwari ari inzira ndende ese twibazaga koko birashoboka ko mu myaka iri imbere u Rwanda ruzabona intwari nk'izi birashoboka nibyo twabonye ko yaba ari njye yaba ari nyirinkindi twabonye ko bishoboka kuko ibyo dukora byose ni inzira iganisha ku butwari nyirinkindi rero ubwo n'abadukurikiye birashoboka tuzanabigeraho ko bizahera kuri wowe nanjye n'undi ibyo wenda iyo ngingo dusa nk'abayifasheho umwanzuro twatanzeho ibitekerezo ni ibitekerezo nyine tubihaye n'umwanzuro hanyuma rero nyine turi kugana ku musozo w'ikiganiro ngiye kugusaba ibintu bibiri mbisabira n'abanyarwanda kunda indirimbo yawe yitwa Rwandikora bayita nzagaruka iyo ndayigusabye noneho kuko dusigaranye nk'iminota nk'irindwi 7-8 ngusabe kandi n'indi imwe wowe ukunda iyihe ndirimbo yawe tuvanyemo mwarakoze indirimbo zanjye zose ndazikunda ntacyo nk'aba muvuna cumu inshuti yanjye bamubajije indirimbo yanjye akunda aravuga ngo niyo ntarakora aho se uriya muntu ashobotse uramuzi ndamuzi ntagashobotse umperuru rwandiko uwo nakunze ngiye ku rugamba kandi nzagaruka ubuzima bwanjye nabuhaye igihugu nge ndatabaye kandi nzagaruka
nzagaruka bwiza nzagaruka nzagaruka ngomba kukurinda nzagaruka bwiza nzagaruka nzagaruka ngomba kubahinda nzagaruka bwiza nzagaruka nzagaruka ngomba kukurinda nibinaba ngombwa yuko ntagaruka nzaba nitangiye igihugu cyanjye muramenye kandi ntimuzababara nzaba ncyuye icyubahiro mu muryango nzagaruka bwiza nzagaruka nzagaruka ngomba kukurinda nzagaruka bwiza nzagaruka nzagaruka ngomba kubahinda nzagaruka bwiza nzagaruka nzagaruka ngomba kukurinda ndabizi nabona aka kandi ko ntazigera hora ntaragaruka nzaba intwari izi ngabo njyanye zose nzazigarura nzatera ikirenge mu b'imbere ku rugamba nzanacyura inganji rugwiza kurinda nzamurika iminyago nambika umudende nzagaruka bwiza nzagaruka nzagaruka ngomba kukurinda untahirize bashiki banjye untahirize barumuna banjye urugamba ruraremye ga mwana wa mama rwakomeye intwari ndatabaye ese aho ntihabaye siko nyumva no kurenga aho harahagije nuko nareshyaga burya ndi mugufi cyane oya uri mugufi cyane dushakire n'urunyenyeri noneho inyenyeri harya ari unyenyeri ubu oya indi ndirimbo yawe ukunda ndabaterera urunyenyeri mwabagabo mwe u Rwanda ni ntaho yamwimanye uraho urunyenyeri wari wambaye reka ngeze aho twise kandi nyiri nkiko umuhogo wanjye rega nawe washaje nawe ni mugufi dushakira indi ni mugufi yegura gusumbaho gato njyewe urasetsa si ibyo bikweto se nivugiwe umuhogo kandi ntiwambara inkweto icyo mvuze uracyumva muraho marembo meza abereye amariza abo duhuje imana umwami n'urukundo nari mbakumbuye mwakire ntashyo muraho neza we muraho neza abana b'abanyarwanda umwanya n'uyu umwanya wabaye muto w'ubunini nifite indirimbo nk'ijana oya nka zimwe zo mu gitabo uyu munsi ntabwo twapanze ibyo kuririmba ni ukugira ngo n'abagukunda hari umuntu wandeba nabi rega uramutse unyuze hano gusa nkunda bankunda cyane abanyarwanda benshi bakunda indirimbo zawe reka mbigusabire hano ubwo tuzakorane wa mugani nzakwereka icyo dukora umuyoboke wawe rwose ndagukeje urankeje nanjye nkwakiriye mu bagaragu banjye twakutaba oya uzambere nka rugabisha birenge oya ni ukuri ujye umutitangiriye itama oya sinzigera na gatoya uzambera umutoni utazahina amaboko oya uzambera umutoni bikarangira impundu zakavugijwe nagabiwe zinganye n'induru navuza wanyase niyo nakunyaga si burundu si buheriheri wasigira impuma rutaro bagusigira ibisavu ibisavu urabizi nabimenya neza ko navutse ejo bundi ibisavu n'inka zitabyara izo niwe zikwiye abanyarwanda muba mudukurikiye nibyo mu ntango ubundi mu kirango cyacu habamo mu rurimi rw'icyongereza icyo bita fresh and fun ibintu byose biba ari bishya kandi biba bishimishije
ko ni ukuri ariko mu kinyarwanda turatebya iyo uyu mugabo muhamagaye kuri telefone cyangwa akampamagara abantu baramwe ngo yewe ngo n'umushumba wawe mwavugana nabwo ntereka dani nyirinkindi bakubeshya kuko sinakuragira ngo ushobore barabeshye biragoye waba uriyiragira ndiragira ukicura nk'ikibura byangora rero kandi kukugeza rero wowe unandagiye ikigoye wanyonesha koko ni ukuri watuma wakonesha kandi ni icyaha baragoye kibi kwiragira kurusha ubwenge umva ndabona ku buhanga bw'ibyuma turabura iminota mike uwibambe ni ingahe kugira ngo numve uko nyirinkindi tugiye kumubamba nyirinkindi abasiga kukubamba akanyagwe si ndi wo kubambwa ndi wo kubamburwa rugarama ariko ntabambujwe indusho nimara kumenya ibura uruba rubaye bambwiye ko habura 8 iracyari yose kandi narinzi ko ntabwo ari ukizi turi kubyina umutaho none numva harabura 8 ariko habamo n'iyanjye mu 8 uwayiguharira yose se kugira ngo nyigire neza ni iminota ko ari iy'abanyarwanda twayihariye dushakiremo indirimbo abajye no gushaka kandi ndanagiye nari mvuye guhiga mfite umuheto nari nyuye umuhigo niziwe ariko mfite icyaka cyandembeje nshaka akagezi hafi ndakabura ninjiye mu rugo ntanga mwaramutse njya gusaba igishirira ngo ntekere itabi umukobwa w'umutima yandamije amata nkaruka ibuntu mugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera ngo uhonge amagana ntirangiye se rega buri wese aririmba uko yanditse indirimbo zo mu minsi itegeko rigena uko indirimbo igomba kureshya indirimbo zo mu minsi y'imperuka hanyuma kera byahozeho oya ntabwo ari we wabizi mbere yuko tuza kubyina umutaho munyemerere nshimire cyane nyirinkindi rwose nanjye nshimira ishusho ndetse nawe muri rusange umva ishusho ni muhira hano indirimbo zawe dore nizo ziberaho kandi ahandi numva ko ngo zicaho batanze inuza simbizi ubwo nawe urasiga ugize sibyo se oya sigaho urareba uwibambe mugire sigaho sibyo se sigaho uwibambe urumva ko agira n'ibambe ryinshi imana izatwubakire wowe nawe ubwo muzagira uko wabuki ku isi uzankora wa muhungu dore gukoreho niba uri gatumwa ntabwo ari uko nkoraho sigaho rwose abanyarwanda rero n'ubundi mu mujyi w'ubutwari rwose mukomeze ubutwari mukomeze ishyaka mukomeze murambe cyane hanyuma rero nyirinkindi tugana ku musozo w'iki kiganiro ni ubuhe butumwa ufitiye abanyarwanda ku munsi w'intwari muri iyi minsi y'ubutwari nk'uko insanganyamatsiko bivuga neza niyo bivuga ngo ubutwari mu banyarwanda agaciro kacu impamo yose tutabaye intwari ngo nk'uko abakurambere bacu cyangwa se abatubanjirije baturaze igihugu cyiza twicayemo ubu ngubu ubutwari dukeneye ubu ngubu cyane mu rubyiruko ni ishyaka ry'u Rwanda gukunda igihugu rikaba ihame kuri twese kandi buri wese akumva yuko igihugu ari inshingano ze ku musanzu wose yabona akawutanga uko ashoboye ushobora kuwutanga uririmba ushobora kuwutanga uvuga ibisigo ariko icy'ingenzi ni ukurinda ibyagezweho no guharanira yuko bitahungabana umugongo waduhetse rero tugomba guhora tuwurinze kuko icyo nasaba rero abanyarwanda cyangwa urubyiruko muri rusange ni ukuri u Rwanda ni urwacu ntayo turusiganira kandi buri wese agomba gushyiraho itafari rye cyangwa umusanzu we kugira ngo rudahubangana
ndumva aricyo nakwisabira abanyarwanda buri wese narwana ishyaka ry'u Rwanda yumve ko igihugu kigomba guhora kimeze neza nk'uko kimeze ndetse kikarushaho yirinde icyatuma igihugu gisenyuka bigizemo uruhare ubutwari nabasaba ni ukurinda ibyagezweho tukarinda igihugu cyacu ku buryo n'ahazaza nyine mu myaka yacu ni paradizo n'ubundi rwamaze kuba nka paradizo ariko ruzahora ari paradizo imyaka yacu igihe kizagera dutambuke umusanzu wacu rero no kurinda ibyagezweho umusanzu wacu no kurinda ibyagezweho nibwo butumwa bwa Nyirinkindi mushobora abifuza rero noneho kuguha akazi kuko n'ubundi niko kazi kawe ka buri munsi Nyirinkindi bamubonahe kuri Instagram nkoresha Nyirinkindi Gisa kuri YouTube nkoresha Nyirinkindi Gisa kuri Twitter nkoresha Nyirinkindi Gisa ese niyo mazina yawe aya amazina yanjye ni Nyirinkindi gusa cyangwa niba atarajya ubwo ntayawe nabyo ntawamenya wabona ari ayawe natwaye ariko ubukene mfite ubwoba ko nawe uzayabikuza ubukene aya ntabwo nagegera nkugeraho ntabwo wagera ikirenge mu cyayi ntabwo nagera umuzinga ku wandi nubwo ntagashoboka na gakeya Nyirinkindi Gisa rero mumukurikire kuri Instagram n'imbuga izo arizo zose abamukunze mu mwandikire hanyuma tugana rero ku musozo w'ikiganiro mwakoze cyane kureba Ishusho TV kuri chaîne yacu y'109 n'iya 420 kuri Star Time vuba cyane turaba twasesekaye hose turaza kuba ikimenya bose mu minsi iri imbere turaza kuba rwamwa kuko twebwe ibyo dukora ni byiza bishingiye ku muco na siporo nibyo birango byacu hano umuco na siporo iteka bizahora imbere hano ku Ishusho TV mbashimire rero kuba mwabanye natwe mu kiganiro intango hanyuma nshimire cyane Uwibambe Adeline ku buhanga bw'ibyuma aya mashusho uko bagenda anyuranamo ukubona kuri ya Nyirinkindi yabaye inzobe byose biba byagizemo uruhare n'Uwibambe Adeline abari ku buhanga bw'ibyuma murumva ko iwacu ijabo ryagize gute yaduhaye n'ijambo kandi n'umutegarugori ku isonga agomba no gusigara inyuma ntibishoboka hanyuma munyemere rero mbasigiremo ibitekerezo by'abanyarwanda ku butwari ubutwari abanyarwanda batandukanye ingeri zitandukanye hari abo twaganiriye babyumva bati barimo Eric Senderi barimo Jabastar Intore kapiteni w'itorero ry'igihugu urukerereza n'undi muntu umwe murebe nabo ubutwari babufata bate ubutwari babwumva bate hanyuma ngewe tuzasubire kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha murambe mu nka no mu ngabo muramukiwe ni ukumenya ese umuntu yitwa intwari yakoze ibihe bikorwa ese ibyo bikorwa ni byiza ku gihugu byagejejeho igihugu and then akagera ikirenge mu cye urubyiruko ndarushishikariza kwitabira gahunda zose za leta cyane cyane kuri ibi bihe nk'ibi ngibi byo kuvuga ngo kwibuka intwari ni abantu bagize ibikorwa byiza bakora ku gihugu cyacu kandi byagize aho bikura igihugu cyacu bikigeza ahandi so nababwiye ati se namwe mukurikire iyi path munyure muri iyi nzira kugira ngo muzabone icyo muzakora kigateza igihugu imbere namwe mukazitwa intwari nk'uko nabo bari intwari ubundi si intwari uzi n'izihe intwari ntabwo nzi nyinshi cyane ariko nzi nka Fred Gisa Rwigema nta mukobwa bita arono ntabwo mwibuka izina neza ariko ndabaza benshi amazina nako makuru yabo n'ibikorwa byabo ndabizi nuko nabibuka amazina gusa nta kibazo unakwaje ngo intwari ni iki wadusaba wamusobanurira iki murakoze uko mbizi intwari ni umuntu wemera guhara amagara ye kugira ngo atabare abandi mu magambo make we ni iki watubwira umuntu akubajije ngo intwari ni iki wamubwira iki wamwigisha iki intwari kuri njye intwari ni umuntu ushyira imbere ibyifuzo by'abandi imbere y'ibyiwe akemera ko abandi babaho neza bimuturutseho buri wese rero yakuramo isomo ryo kumva ko nagomba guharanira ko igihugu cye kigwiza intwari kandi gihereye mu bato cyane cyane mu rubyiruko
ni urubyiruko watubwira iki kuko icyo gihe wari uriho ibyo ari byo byose ni urubyiruko rwari rumeze gute ugereranyije n'urw'ubu ngubu urubyiruko rw'ubu ngubu rufite imyumvire myiza cyane kandi urubyiruko rw'ubu ngubu rufite impinduka nyinshi cyane kuko rufite nabo ababashyiramo imyumvire myiza kandi rurashyigikiwe. Mbere rero ntabwo urubyiruko rwashyigirwaga nk'uko mubizi, ariko ubu ngubu urubyiruko ruri ku isonga, haba mu nzego z'umutekano rurimo, mu nzego z'ubuyobozi rurimo, mu nteko ishinga amategeko rurimo. Urumva nta hantu urubyiruko rutari. Rero guha imbaraga urubyiruko byose tubikesha imiyoborere myiza dufite muri iki gihe. Kandi urumva rero uyu munsi w'intwari tugomba twese kuba intwari, nta handi tubicishije. Kuva rero urubyiruko rwabigiyemo neza, ubu turatengamaye. Umunsi w'intwari wundi kuri wowe, umunsi w'intwari ni umunsi ufata gute? Ni umunsi mfata nk'icyitegererezo cyo kugenderaho, ni umunsi mfata nko kuzisingiza mu by'ukuri, nkageza naho nziga nkumva nyine bari bafite umutima ukomeye nanjye ngomba kwigiraho, nubwo dukora ibyiza n'ibibi bikadutanga imbere, ariko nkumva ngomba kugerageza nkagera mu kirenge cyabo.